What would you do if you were face to face with the devil and a legion of Niki demons? wakora uramutse uhuye na Satani ugahura n'abadayimoni ugahura n'imyuka mibi amaso ku maso? Ese wakumva ufite ubwoba cyangwa wagerageza guhangana n'abo badayimoni wifashishije imbaraga zawe bwite? Nimba utazi igisubizo cya kino kibazo, utazi icyo wakora ibi bikubayeho, mwayikaze muri kino kiganiro uyu munsi nagutegure imwe mu mirongo abadayimoni batinya kumva, ku buryo nta dayimoni ryaguhagarara imbere aya magambo yavuze mu kanwa kawe. Ubundi se ni iki bibiliya ivuga ku badayimoni n'imyuka mibi? Ndi Aime Christian, ikaze. Mu muryango wa Gikristo tuba tugomba gusobanukirwa neza Sekibi n'uburyo twamwirinda mu buzima bwacu, isibye yuko abantu bose batiteguye kumva iby'isi y'imyuka kuko benshi babifitiye ubwoba, abandi barabipinga. Niyo mpamvu natangiye nkubaza ngo wowe ukurikiye kino kiganiro wabyitwaramo ute uramutse uhuye na Satani amaso ku maso aguhagaze imbere? Ikintu cya mbere uba ugomba kumenya ni uko ufite umujyanama mukuru ariwe Yesu Kristo. Ikindi kandi nawe ujya ku rugamba atazi icyo bahanganye cyangwa ukiri ku rundi ruhande, kuko icyo gihe byaba byoroshye gutsindwa, nta nsinzi waba witeze muri urwo rugamba. Kubw'iyo mpamvu rero, mbere yo guhangana n'abadayimoni urabanza ukamenya bari bo n'imbaraga bafite imbaraga ki. Abadayimoni ntago ari abanyembaraga nk'uko abenshi babyizera. Ukuri kuri iyi ngingo wagusanga mu Rwambere rwa Yohana igice cya 4 murongo wa 4, handitswe ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Wowe ukurikiye kino kiganiro nagira ngo nkubwire ko uri muri twe ari umunyembaraga kuruta Sekibi cyangwa abadayimoni. Muri twe twifitemo umwuka wera, igihe tuba twemeye yuko ubuzima bwacu buyoborwa na Yesu Kristo, bivuze ko natwe twahagarika abadayimoni bateza amakuba mu bantu. Demons can indeed cause great trouble in people's lives. Igihe uri mu bibazo ibyawe byose byanze, jya utekereza ku magambo y'Imana, kuko impamvu Satani aba yaguteza utwo dutego ari ukugira ngo yinubire Imana maze uyige kure. Uko ushyira intera hagati yawe n'Imana niko uri gufungurira umuryango Satani ngo akorere mu buzima bwawe. Pawulo aravuze ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 5 n'uwa 6. Kumvira kamere y'umubiri ibiha umwanya ikibi ngo kigukoreremo, ndetse icyo gihe ntabwo ubukozi iby'Imana ishaka. Imana ishaka kuyumvira byuzuye, ndetse ukereka Satani yuko ugengwa nayo. Ugomba kumva yuko kubaho kwawe atari imbaraga zawe bwite, ari ububasha bw'Imana. Tekereza, waryamye nijoro maze ukanguka amahoro, nyamara hari benshi baryamye nijoro ntibakanguke. Kubera iki? Ntabwo ari twe tugenzura ibiba, ahubwo byose biri mu biganza by'Imana. Umubano cyangwa umushyikirano dufitanye n'Imana ni ikintu gikomeye cyane Satani ahora yifuza kwangiza guhera ku ntangiriro, nk'uko biri bivuga ko Satani yashutse Eva kurya ku giti Imana yari yarababujije, kugira ngo akunde abone uko yangiza umubano w'umuntu n'Imana. Abatagirana umubano n'Imana byorohera Satani kubayobya kandi bagahura n'ingaruka zikomeye. In the book of Acts, we see that the apostle Paul was performing great miracles. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse iki gitabo kivuga itsinda ry'abandi bantu bashakaga gukora nk'ibyo Pawulo yakoraga. Pawulo yumviraga Imana ndetse afite n'ububasha bwo kwirukana abadayimoni, ariko iryo tsinda ry'abantu ntibari bitaye kuri ubwo bubasha bw'Imana itanga bwo kwirukana abadayimoni. Dore ibyababayeho mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 14 kugera kwa 16. Kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Skewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenya, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo arabasimbukira, bombi arababasha arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Aba bagerageje kwirukana abadayimoni nta bubasha bw'Imana bafite. Dayimoni iti, Yesu na Pawulo ndabazi,
ariko mwebweho muri bande kubera kutagira ububasha bw'Imana bwo kwirukana imyuka mibi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane igihe bahuraga n'imyuka mibi amaso ku maso dayimoni yabambitse ubusa maze arabakomeretsa bikomeye. Abinjiye mu rugamba rw'imyuka rwo guhangana na Satani nta bumenyi nta kwizera nta n'umubano bafitanye n'Imana, ibi byatumye batsindwa byoroshye. Dukwiriye kubanza kumenya umwanzuro ari we duhanganye n'imbaraga afite, bigatuma dufata umwanzuro. Iki kiganiro nagikoze ngira ngo nkwibutse umurongo ugaragara muri bibiliya mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 havuga ngo mugandukire Imana murwanye Satani nawe azabahunga. Yesu yaravuze ngo nitwumvira ijambo rye azaguma muri twe ndetse asubiza amasengesho yacu. Ntabwo turi ab'isi ahubwo turi ab'Imana ibana natwe kandi katwitaho isegonda ku isegonda, umunota ku munota, umunsi ku munsi. Mu gusoza kino kiganiro hari ijambo naguteguriye ukwiye kubika mu mutima wawe, uzajya usoma kandi ukaritekerezaho igihe cyose wumva ufite ubwoba bwo guhura na Sekibi amaso ku maso cyangwa igihe wumva imyuka mibi iri kugukoreramo. Ryanditswe muri Zaburi igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 6, aranditswe ngo Lord, how many are my foes? How many rise up Uwiteka against me? erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baramvuga bati nagakiza afite ku Mana, ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye n'uwo shyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Nararyamaga ngasinzira kuko Uwiteka ari we ujya undamira. Amena. Ushobora gukoresha ino Zaburi mu isengesho ryawe wizeye ko Imana iri kumwe nawe kandi kurinda kandi ko ariyo gutabarwa kwawe. Amen. Nitwa Aime Christian. Naho ubutaha.